Iyi ishobora kuba inkuru nziza kuri ba bantu bagumiwe cyangwa se bamwe tuvuga ngo baheze kwishyiga. Nshobora kubikubwira ukagira ngo ni ugushyenga cyangwa se n'urwenya, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko gutunga imbwa cyangwa se ipusi mu rugo rwawe bishobora kukuzanira ibyiyumviro byiza nk'iby'umuntu uri mu rushako. Ubwo ndavuga wa muntu ufite umugabo cyangwa se umugore. Gusa ariko nanone ibyo nkubwiye ntibitume utangira gutekereza nabi kuri ba basore cyangwa se n'inkumi bifashisha imbuga nkoranyambaga zabo bakagaragaza urwo bakunda ipusi n'imbwa zabo, ngo utangire kubakeka amababa kuko wasanga badafite ibyiyumviro bibi byo kuba bazisimbuza urushako. Reka twigarukire ku cy'ubushakashatsi buvuga. Ubushakashatsi bushya bwakozwe n'itsinda ryayobowe na Dr. Adelina Sferna, akaba umwarimu w'ubukungu muri kaminuza ya Kent mu Bwongereza, bwerekanye ko gutunga imbwa cyangwa ipusi bishobora kukuzanira ibyishimo byiza nk'iby'umuntu uri mu rushako cyangwa bikakuzanira ibyishimo nk'iby'umuntu wongejwe amafaranga menshi ku mushahara we. Ubu bushakashatsi bwasohotse ku rubuga Social Indicators Research muri Mata 2025, bwakozwe hifashishije amakuru yakusanijwe ku baturage b'Ubwongereza. Ubu bushakashatsi bwakorewe ku bantu n'imiryango ibarirwa mu bihumbi, bubakurikirana mu bihe bitandukanye mu gihe kirekire. Abantu babajijwe ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwabo, imirimo bakora, amafaranga binjiza, uko babana n'imiryango yabo, uko biga ndetse n'ibyishimo bafite. Abashakashatsi bifashishije amakuru mu gusesengura uko ubuzima bw'abantu buhinduka uko imyaka igenda n'ikizo mpinduka zisobanuye ku mibereho yabo. Itsinda rya Dr. Adelina ryifashishije ayo makuru risesengura byimbitse ibisubizo byatanzwe n'abantu batunze imbwa n'ipusi ndetse n'abatabitunze, bigaragara ko abazitunze byabongereye ibyishimo nk'ibyo wagira wubatse urugo, ubwo ndavuga ufite umugabo cyangwa umugore, cyangwa se bigatuma wishima nk'umuntu wabonye inyongera ku mafaranga yinjizaga igera ku bihumbi 90 by'amadolari ku mwaka, ni ukuvuga asaga miliyoni 127 z'amafaranga y'u Rwanda. Uretse ibyo kandi, ubushakashatsi bugaragaza izindi mpinduka nziza ziba ku bantu batunze imbwa cyangwa ipusi, aho bibagabanyiriza stress, bikabatera akanyabugabo ko gukora imyitozo ngororamubiri, bikagabanya umuvuduko w'amaraso uri hejuru, ndetse bikabarinda indwara zindi nk'izibasira umutima, bikaba byanabongerera iminsi yo kubaho. Gusa ariko ibyo nanone tuvuze ntibikuraho imyumvire ya bamwe cyane cyane Abanyafurika batekereza ko nko gutunga ipusi mu rugo rwawe bishobora kugira igisobanuro kibi gifite aho gihuriye n'amarozi cyangwa se n'imyuka mibi. Ubwo bivuze ko rero uramutse wemeje kuyitunga iwawe ugomba no kwitegura amagambo bazakuvugaho. Ngayo nguko.